Ndi papa Sava. Marodi! Yo! Oui! Marodi! Marodi! Allô? Ase mwaje. Oui, boss ari hewe. Yewe! Bite mwana? Salama Manu. Numva. Manu. Kuva mwaba bandi mbati na baramazani. Ubwo bwa mbere munyemeje. Umva Manu. Chiwi. Siko bagira ngo muri bya panda. Abo se Manu. Adutuka we. We boss ari hewe. Adutuka. Kandi ntabwo mbatutse. Umva mubwire sha. Ni igitete cy'ubwenge narebaga nyiri umwana. Boss ari. Boss ari. Boss ari. Boss wese. Boss Sofigira bangahe? Twaje gutangira. Ugira boss bangahe? Twambaye neza kabisa. Twambaye neza nyine. Twambaye neza. Ibi ni ibintu twatekereje we. Umutuku, umukara n'umuhondo. Ariko kwishuri batanze reforme. Ibi ni ibintu bipanze. Kwishuri bahindura uniforme. Uniforme murezi ba. Ariko uzamenya ubwenge byageze bite. Wowe urabona iyi ari uniforme y'abanyeshuri. Urabona imyenda ya projet ukayita imyenda ya uniforme. Hari projet yaje nanga gutanga imyenda gahunda aragenda. Biri kubera hehe? Mu mbwirano biri kubera nje gufata umwenda. Ariko se uri muzima Hari we. subujiji wo. Jewe rero reka nje nkubwira manu uyu nguyu afite imyumvire iri hasi. Iyi myenda ni iy'umushinga ya projet twakoze tugiye kuzaza dukorera hano. Tugiye kuzaza dukorera hano. Projet yinjiza. Mweze mukora mutarangiza na primaire nta muntu n'umwe utazi ko mwana sibiye none. Ni wabaye wanyuma se nawe ni wamukurikiye. None zo ko projet. Uzi uyu yari directeur di projet. Gusibira se assistant directeur di projet. Gusibira se uyu ni su. Uyu ni su directeur di projet. Ko bajyanye ukaba directeur su directeur. Di projet. Twebwe twize projet turayi. Nese ko mwese muri aba directeur ubwo projet we nani? Ni su, ni hari su. Ni directeur mu nyine arya directeur mukuru yitwa gute? Deje. Ojya ndavuga umukuru rutumutoye. Yitwa directeur. Gara directeur. Mwe mwikoresha inama naje kambe nanu n'intebe. None se boss ari he? Ako se boss yaba akora cyangwa naho hari se? Mwese muje mutavuganye. Oya. Boss ko mushaka ibintu twarabinogere twarabiranye. Uyu munsi. Nimba ari ikintu mwavuganye na boss rero yabatubwiye ko boss uyu munsi ntago yaboneka. Neza ntago muzi ibintu bari mu uyu munsi. None mukaza mu gitondo twipangiye. Gute atabona. Na boss se? Erega ubwiye gahunda ni rya ushobora kuba utari uhari. Nyine se ariko boss wari uhari Manudi. Nta kintu se yakubwiye. Boss se? Ntabwo yakubwiye ko dufitanye imikoranire. Nta mikoranire yageze ambwira. Umva Manu. Yashobora kuba yarabyibaye. Hari ikintu udasobanukiwe rero. Ubuye gutumbagira mu birere. Inde. Wowe. Ukire. Twebwe dufitanye na boss. Kandi biturutse ku dufitanye gahunda na boss ko hano tugiye kwagira hotel y'inyenyeri eshanu. Webwe muri abafundi. Urumva abafundi kubera ibintu tugiye kujya tuhakorera. Ibyo tugiye kuhakorera birazamura mu ntera. None se nyine aka kabari. Munyuriremo nyine mu noneho rero wikwaje. Wowe gusa ushobora utitwaye neza ushobora kwirukanwa. Ngoya none bari ibyo ntabwo bizabiri mu rwego rwawe. Birasaba kudufata neza. Mwebwe se? Se mbafata neza. Birasaba kutwubaha. Kuko ni twebwe tuzabagutunze. Twebwe mununga umushahara. Wewe wenyine mwinshi ufatika. Na boss wawe. Uzagituka muri batwebwe. Yego. None se nyine mumbwire nyine umushinga uteye n'umubwire. Dore rero projet dufite. Twavuganye na boss. Designing. Mutangiye no kwimenya biraza. Designing yacu rero ukuntu. Kujya mu kabari kwanyure kugenda bibakiza ko designing yacu ukuntu imeze rero. Twebwe twavuganye na boss ko tuzajya tuza tugashimisha abakiriya kuri buri tabu. Akwaka amabwizo ko wewe ukiranga gaceceka. Ndimba ayo ntamuna uzi ndazashimisha umuntu mwebwe atekere. Twatuwe mu urugero. Reka njye ngukore nk'akantu kamwe gusa. Ngaho. Mbaye nka maguge. Sura banda tabize. Ni urugugiro. None surabona ibi. Wewe hose uzakora iki? Ko azaba ingugeho uzabiki? Akanyoni. Gute? Hawo ndimba. Tumwerekana ka kandi.
turacuranze ubu turacuranze none se oya tuvugisha ukuri sibyo ibyo bintu mwabikora iminota ingahe mukoze ingahe ako kantu ndabona ari keza tugenda dufite hari byinshi n'abakishimira tuba dufite byinshi ko mbonye muzengurutse rimwe mugatangira ese ko ari sempure turi kukwereka utu ni utuntu tuba twereka turakwereka sempure iyi ni sempure tukwereka ariko dufite byinshi ibyahatari bya danje biba biri inyuma biri inyuma none se tubiguhe byose tubimareye abakiriya tubahigize ariko mumenye ko n'ahari n'abakiriya bari abakiriya buri wese buri taha n'abakiriya ahubwo icyo twashaka kugira ngo rero tukubwire turabona n'ubundi abakiriya bahari twatangira tukaba tubashimisha n'ubundi uyu munsi wari wo gusinya kontra bosi yaza tugahita dusinya tukarangiza ariko twumvikane mwavugana na bosi mwasinya mwagenda mugakora ibyo mukora hariya mugashimisha abakiriya gute sibyo hari ikintu tugomba kumvikana ibintu muzajya munywa ibyo muzajya mukosoma muzajya mubyishyura icyo ntabwo tukiburanaho reka njye ku cya kabiri icyo ntabwo tukiburanaho reka njye ku cya vuga nawe tujye tukugurira oya ibyo njye mubyihorere nawe tuzatukugurira icyo ntabwo kiburanwa reka tujye ku cya kabiri ibyo ngibyo nonagira ngo mwumve ko nyine mu kazi mugiye gukora ibyo ngibyo bitarimo ikindi cyumvikana mugomba kumenya ko Manudi si mwaro chef ni njye boss ni njye wayoboye gute ni wowe nyine umushinga oya ntabwo nzaza mu bintu byo gusetsa ibintu byanyu byo gusetsa no gusetsa ntabwo nzabiza ariko nijye uzajya bategeka ngo mukore cyangwa se muhagarare umva muri gute tegereza amafaranga y'iyite gute nijye manager w'akabari niwe manager reka muragenda mukazana imishinga yo kwirukanisha Manudi nta n'isoni ariko muzi ko njye ntabwo ubu mwiza umushinga wo gusetsa wese tuzaserivase twebwe ntabwo tuzaserivase tuzinjira mu nshingano zawe se ntituzinjira mu nshingano zawe utuze icyo nakubwiye ngo utitwaye neza akabari gashobora kuba hoteli bikakurenga bikarenga intera yawe ibyo se papa sava nabona utakibashije kujera imitungo ye wenda yiyongereye amafaranga yabaye menshi ubwo uzajya kotsa cyangwa ukubura noneho ubwo mugiye kubishyira ku yindi bizaterwa n'ubwumvikane bwanyu tugiye kuyishyira ku yindi satandari ngiye kubasaba akantu sibyo ariko njye mbabwira nabi simbafata neza usibye akantu kamwe ndimba karanavuze ngo Marigarita arakudiha hari ikindi kintu njya bafataho nabi acyangubita ninjiza amadolari we ufite gahunda yo kwinjiza amadolari yantinyuka uyu mushinga njyewe ninjiza amadolari Marigarita akongera kunkubita bamugana anabizi na proje yize ntacyo ubwo ubwira se ko atayihisemo niba boss ubwo proje yarayemeye yarayumvise ntacyo ubwo mwajya mu kazi nanjye nkakomeza moroganiza reka ubwo ngubwo reka tuwe dushimisha abakiriya none dushimisha abakiriya ubwo boss nyine ubwo murasaba boss naza we tubiziranye ni umushinga we byararangiye nubwo ataza rwose gahunda irahari nubwo n'umushahara byose mwarabyumvikanye n'imikorere dufite uburyo dukora ni ibintu twapanze ku mupango cyo mugende mwe mwashimisha ariko umva mujye mwongera ko sibyo dufite jigo de chevre sibyo dufite igitigo mujye vuga ngo hari petit egara bikonje akazi kacu ntacyo mugende gucugusina z'ubudaza ndabyo mbivugamo bose ubwo boss nzamubwira byongeremo ko ibyo nako byakoye kukuzamo wowe utegeka boss ufite ibintu baremereye kabisa mugire mukore shwadiro anita joyo kaninde wakwera umukiriya we shaka umushinga muzima ibyo ngiye ndi kukubwira ahubwo wende kubona ikintu cyakubera gucuruza inyanya ariko nubutse igitekerezo kiherera reka dukora umushinga w'ubukwe ubukwe yes nese ufite umugabo none se wowe uri iki ntabwo uri umugabo kusetsa ubu njyewe nabo umugabo wawe nese shiri wanjye nkamushyirayo shiri wawe se ni iki cyakwanditseho se ariko ubwo bukwe bwawe ari fake okay ngaho vuga umushinga wawe rero oya nicyo gitekerezo cyo bukwe ni sawa hari ukuntu umuntu ashobora gukora ubukwe noneho agashaka invitation abantu bakamutwerera noneho bamara kumutwerera iyo invitation noneho zazi none amafaranga avuyemo tukaba rero dushoramo umushinga nyine wundi turi kuvuga none se ugafata amafaranga y'ubukwe akaba ari ujyana mu mushinga ako si ubwo ibyo ntabwo uri kubyumva nyine
kuko habamo amafaranga menshi. ariko narumiwe. None bari abantu bagenda batanga impano. Mm. Hari abazana amakado, hari abazana nyine utuntu tugiye twa tuntu twose. Ariko ibitoki n'imiceri ukaba uzi neza ko tuzabigabana. Aha. Akibye kubana nta Ubwo rero- basi nako tutabana. Reka nkubwire. Ubwo ngubwo tuzawukora hanyuma nzaguhereza yawe ayandi tuzajye nge n'uwo nzashaka. Eh. Yes. Ukeneye ibishaka. Akabari n'ibiki bibera. Se ibyo ndi kureba nawe uri kubibona. Njyewe nitwa Ndimbati, uyu mugenzi wanjye yitwa Ramazan. Turi abafatanyabikorwa b'umushinga wo gushimisha abantu baje hano muri aka kabari. Ubusanzwe rero nitwe bana babashije kwihangira imirimo mu biruhuko dufatanya n'uyu mufatanyabikorwa aratubwira ati nimujye muza sangiza abakiriya banjye kubashimisha. Twagira ngo rero tubashimishe nonaha Oya abana iyo midigi ngana gutyo ni y'abana ni cyane abagabo. Aba ntabwo ari Bandimbati ahubwo ni Bandibati. Mbese nibyo babatumiye. batureba neza. Ko barayaye. mwabibonye ibi ni bimwe rero Kuri bata. twebwe dufite gahunda buri tebo tugenda tuyigeraho hanyuma tukabashimisha bakatwishyura tukajya n'ahandi. Nimushaka ukuntu rero ayacu muyaduhe hanyuma dukomereze n'ahandi namwe mukomeze muryoherwe. None sanyu murashaka nganyu muri kugira ngo mugende muturire hanze. Mwebwe se ubusanzwe hano hasanzwe ni 20. Ibyishimo birahenda. Ni 20. hano ni 20. Okay, mutubwire mugire mugende muzane ari ibintu tukibere. Muzane 20. ariko se Ni 20 niyateganyije. 20. 20 bazane 20. Afite kuzana akadibara aho ngaho 10. Ese kuwa katurese si ibiciro bisanzwe. Yerega nawe igice amafaranga abanje no kwitegereza. Ceko mutumvikana ngo mumbwire mugende muve hano kuko ndumva ndanda. Fakuzana iryo 10. Fakuzana iryo 10. Wagaze turakubona. Zana twa. 10 bareke kutugariza. Zana twigendere. Ambye 10. Buretse. Oya. Oya. Birahindutse. Oya. Ahubwo umva ni 30. Ni 30 kuko tubakoreye umwanya munini. Metarane. Ni 10 mwansabye. Ni 30. Mugende Muganga mu magare boss wa hano. Abankuri hano kuko muri kunde. Boss se Magare boss wa hano. Boss no mufatanya Sura akazi twari twabahaye. Zan Fakuzana. Wenda nubundi se yite kuko se yonyine nubundi ayo mahari ngo murabana mujye kwiga. Ndamusobanurira. Mugende n'uwo yabatije tujye kwiga. Hari tebo ya senkani muri VIP VVVIP 70. Yega abana. Babiji mabega mujye kwiga. Mana yanjye kuko Papa Sava nawe si urwaboneye hano noneho. Papa Sava agira udushya. Okay, nibyo twaturimo rero. Ariko none baransekeje. Ndiba. Ariko biriya sha twakoze bwa nyuma. Buriya nari maze ngiye gushirirwa. Wananiwe. Ahubwo ndumva kubwire rero. Umva. Ko bita. Ko bitasha. Uziko Paul yatangiye kubunyunyuza. Oya babunyunyuza. Ngiye buriya twatangiye nzi ko nitubaca amafaranga. Batayaduha. Oya. Akaba aradukora ibintu byiza. Reka buri rero bya bindi bya Papa Sava rero wiyemera.
byaba biri tumubwira ntiyumve twarabimubwiye uzi ko poroje yakuze ariko se yahise iba nini yakuze dukoze ahubwo nk'iminsi 3 twikurikiranye poroje yameze ubwanwa byarangiye byarangiye koma yazi sha noneho njye uzi ikintu buriya nahise ntekereza yego ndavuga ngo noneho twimure ububari dukore mu bubari dukore mu bubari bwinshi ku buryo ku munsi none ise sitangirira umva shavye abo noneho zana dupasuri zana zana mwa nyarutsa shamanu shazana ibyo gukaraba byihoreye twakaraye Yesu ubona ubwo se wakara ufite amafaranga twakarabye amafaranga hatunya byegira gutya ngo twakarabye amafaranga shyira hano banze nguhe amafaranga cyangwa tubanze turye oya mwabanza mukarya oya mwabanza ukayama nta kibazo oya si wowe ntabwo ari wowe yawe ntabwo ari wowe dore ubunyunyuzi we aho nema ariko nyo ko nema nk'umwaka n'ice nari inkoko noneho uzi gahunda ihari ibyo ni ukubwira ngo tugiye gukora ububari bwinshi ku buryo kamwe tuzajya tukanyuramo baduha amafaranga amasaha ku masaha erega papa sava buriya yatangiye no uzi ko dutangira dusuzuguye ariko namara kumenya ukuntu abakiriya bishimye nimba katubaze dufatisha ngaho ngara ko barabyishimiye ntabyishimiye bafatisha nese iyo batishimiye kugira ngo amafaranga barukora duha ubu twatangiye kurya poroje poroje yatangiye kurandinga ese nimba burya no kunguka inkoko imbere numvise bavuga babyita kurandinga ajya buriya ntitukwemo 80 ra 20 ya babakene 30 icumi 30 ya nuko itabe muri 40 muri VIP harya baduhaye muri VIP baduhaye 40 babwise nko 40 muri 80 kandi uriya mugabo nabonye turyo bashobora kongera akadutumira nimba uziko ubere abo mu nzu bari babyishimiye cyane ayo ukuntu bamwenyura noneho uriya urasohokanye n'umugore we yasetse yarasetse nsekanya guseka nakajya avuga ngo bano bantu bazi gukora iby'abana ariko rero nubwo twagize iby'abana nabonye n'abantu bakuru babikunda ahubwo ari byo nyine tugomba kugira n'ubutaha noneho tukazababwira bakazana n'abana buri byishimo birahera ndimba muryoherwa merci pasha Meze bite? nso Ndimba. Meze bite? ni byiza mbese mwavugaga ko amafaranga muri gukorera muri ya gahunda ya nyara ya Minerivare n'agafanta mwashakaga nk'abaneba kubyo inzoga muzimaze Nzonyine se barimo no kurya ubu hari ikintu mugeza mu rugo Amazara Minerivare ko mbona ugiye kuyimarira hano kwa papa Sava kumva kumva amacupa angana gutya ntabwo ari kuri bwishyure ntabwo muri bwishyure turabafatanyabikorwa abafatanyabikorwa ubu si ibi bintu Marigarita arabizi ntiwahoze umbwira ngo buriya Marigarita azaruhuka Minerivare ya Ndimbati none se bushize ko yari arimo avuga ngo agiye kubika turiya dufaranga ngo azishyure Minerivare ya Ndimbati none ndebera urabona ararenga ahangaha hari na rimwe ageze imuhira Ndimba muhamagare mubaze abanyeshuri baraha muhamagare mubaze ko Minerivare wayibitse si ngombwa ariko barayishyuye se barayishyuye cyane iyo umwaka utaha ushaka turi mu biruhuko none se amafaranga mwashanga ntiyaraye Minerivare ra
mwahoze muvuga ko mushaka amafaranga ya Minerva. bavuga ko banywa n'agafanta none reba barerembuye. Ubu si iyi ni ko pasiteri nawe ubu si iyi ni fanta. Suzanne. Speak up. Action. None se urabona iyi ngiyi ari fanta baba barimo no kunywa. Ndimba ngiye guhamagara Margarita. Oya. Ese Suza. Karame. Si ngombwa ariko. Cyama. Ramaza. Wewe. Uraho pasite. Uraho papa sava. Muryoherwe bakiriya beza. Iko. Aba bafatanyabikorwa bawe. Abafatanyabikorwa b'imena. Bande nande. Ndeba yose bayagusigiye mutanagabanye. Abafatanye biki? Ariko papa sava arijijisha none ntabwo ubizi. Ntabwo ubizi ko bari abafatanyabikorwa bawe. Bande na bande. Bawe na Ndimbati na Ramazani. Ni ya porore twatangiye. Iye. Wumva? Mutagira se. Twakugejejeho. Proje mwari mwatangiye? Iye. Bari bishimye ariko. Ngo? Bishimye. Byagenze neza. Hanyuma mwavuye hano tuvuganye ngukize. Ugiye kubitekerezaho tuzaze dusinye kontra. Twumvikane pasiteri ni ibintu njya mpfa n'abantu. Nta biriho se. Simwe bambwa mwirwaga mwari muri kudunda imidigi imbere y'abakiriya ngo mubaje na mubatera iseseme. Inkuru yabaye kimomo maze. Se nabyuzi. Nese simuye na bantu zariya bariya bitwa bagoreti ngo baje babagera imbere bakajya babahondaho imidigi ngo bahondanye imidigi nakubo hagati yabo. None se papa sava ugira ngo nabo bonyine dore bahereye hirya iriya himeza zari ziteye hano muri bingaro hirya. Buri meza buri meza. Njye ibintu narabibemereye. Muraza musebye ibi bintu narabibemereye. Twari tuje gusinya kontra. Hanyuma mu kuyisinya ninde wabahaye akazi? Manude. Manude. Ariko ndimo ndahamagara ndi. Ndarama sawa nkundiye. Ubu ndiho. Proje murabona irimo yakubita kumyenyera shano. Ibi ni ibiki biri hano? Ibi ni ibiki bari kumbwira hano? Hari ibyo muyegoreti n'abamuhungu bagenda na Pascal. Ambwira ati abantu bari kutuje ni wawe baratubwiye ko ari ahantu hatuje bakajya baza bahondana imidigi. None aha nabo bari kumbwira bati batwatse ayafata barangije bamwe inzoga ngo bari baje gusinya kontra. Ibi bintu ni ibiki biri hano? Ese boss si wowe ubizi ahubwo. Ibiki sense? Ibintu ni wowe ubizi nyamara. Ariko risishanura. Nibikinzi ngewe. Nibikinzi. Uyu mushinga se so wawe? Ntawo nzi uyu mushinga. Ni mushinga ki? Aya boss. Ni mushinga ki ndakubaza? Ndimba y'umuzi. Aya ariko boss ibi bintu nago bari buze gusinya kontra ni mwumvikanye kontra bazabikora. Aba bantu baje hanga barambwira ngo bafite ibintu bazajya bakinira abana. Ngo ninzane baraderi ngo ninzane ibyicungo ngo kuri uwo munsi sinzotse kuri uwo munsi ngo si nzacuruza inzoga kuri uwo munsi road zizafunge ngo nzazane utwuma ducuruza injugu. Ndababwira ibyo bintu nago byashoboka. Mwebwe none bamushaka gufungisha aha mujye muhafata uwo munsi mwishyuze ngiye mbaka amafaranga mbere muhomba ni mwuka munguke. Baje gusinya kontra nande. Ako Ndimba mwagiye mureka ibintu nk'ibi byo bakubwiye ngo iki wowe? Ngiye abo Bandimbati baraje barambwira ngo boss ari hehe barakubura ariko bambwira ko bari baje gusinya kontra y'akazi ngo ibintu mwumvikanye yo kujya baza bagashimisha abakiriya. Byari ikintu numvikanye nawe. Ngiye maze bari bahamagare mama Safa. Hari uri hano hari ubwo tugambanye. Muhamagare. Natubwiye ko ugiye kubyigaho. None se kutijye mutanga. None se kubitekerezaho gusinya kontra mwaje gute? Erega dore ngaye n'amafaranga batangiye gukorera. Bagiye bacabana amafaranga. None wagira ngo bakomeza nk'ababahaye. Hafi kukunika. Umva bana yagukuraga no mu mutwe. Bakugeraga imbere. Nta mama yabahaye. Kareka. Je na pasteur ntayo twabaha ariko twatangiranye nabo agakino kose bariho twakabonye. Do reba ngaye. Ni bande mwatsa amafaranga. Ntabwo babibuka. Ariko bishimye. Abo batse 70 bayaduhaga uko abo batse 70 ingahe ariko se manu nta kibazo wumva ufite kweri
ubu abantu turenda gusinyana kontara njye sinkubwire uri manager ariko mwagiye mutekereza kweri ese niyo gutelefona akakubaza abantu bazajya baza mu kabari bigira amabandi nawe ubemerere barimo bararya inkoko barambura abantu amafaranga y'abakiriya amafaranga yabo nawe ubyemere ngo niko bimeze baje bantera ubwoba ngo ni twumvikane manudi ibi bintu ntabwo nzakomeza kubikwihanganiraho ntabwo nzakomeza pe ntabwo nzakomeza ibintu bya kominikasiyo twarabivuganye ntabwo twabivuganye ikibazo kibaye mbaza abantu bashya baje mbaza abantu bafite ibintu bidasobanutse mbaza ufite ikihe kibazo aya mafaranga biyajyana uziyunga n'abakiriya bawe kuko sinzi niba hari n'uzaga ndaza kubigira neko ikibazo se ko bari benshi inkuru ziragenda rwose ariko kandi ubwo bavuze ngo ni minerivare barimo gushaka none ndende ayo mwakoreye se mukorera reka tujyane hano mwafite ipatani urumva mwahawe n'andakazi hano wafite ipatani wowe ubujura mu bundi waye hano wafite ipatani bose ntibayaduhaye wafite ipatani ahangaha wishyura TVA murahasorera hano urahasorera hano reka twishyure ibyo twariye tujyane nayo twakoreye wenda bihite birangira tuzajya n'ahandi ibyo mwariye se ubundi igihe muragenda mutabyishyuye cyangwa izo nzoga muragenda mutazishyuye ariko ndimba ntabwo ariwe twabivuganye twicaranye na mama Sava uwagira ngo ntiyagira ngo ndabeshya bo barambwiraga ngo njye mbaha amafaranga mbere ngo bo nabahanze batarakora ngo nzane baraderi ngo nzane ngo bya byicungo by'abana ngo sincuruza amarogi ngo sincuruza inyama ngo zanukira abana ngo ahubwo ngo nzo nzakarangira none wari kubukweho business yawe ndababwira ni njye niba mushaka rero ko nkuraho business yanjye njye reka mvuge ngo ndabaca aya mafaranga ya naya ku munsi njyembe ntanahari gose hasigara injugu na fanta bibe biteretse hariya muri firigo bati ntabwo twabyemera mugarutse guteka imitwe mute twari twahinduye nyine sisiteme ya poroje muyibwiye ndetse kubera ko ari we wavuze ngo tuzaho mwayibwiye nde njye mwigeze mumbwira mwabwiye mama Sava ramaza mwabwiye mama Sava muhamagare nyine twabonye birya nuko turabikora birya iwanyu se nyine byunguka birarya iwanyu sinatubamo kimwe cya kangahe cyayo dore nibyo nabaza ubuse Margarita arabizi ibi bintu noneho duce ya kosi